Ngo okay, murakaza neza nanone kuri YouTube channel Nyaro Official nko kumeze na Mungu wanyu Iradukunda Jeva. Uyu munsi rero inkuru mbazaniye ni inkuru nziza cyane by'umwihariko ku bana bacu ba Morex Kids. Abantu benshi bagiye bibaza ati se kuki Morex Kids bagiye nta n'ubutumwa bwiza tubwiye ati dore turagiye kugenda nyine umuntu afite urugendo rukuntu asiga abwiye abantu ku buryo basiga banamusengera cyangwa se bakamusengera akazagiye yagiye amahoro. Gusa Morex Kids nyine abantu bagiye bayinenga kuri icyo kintu, gusa ndagira mbabwire ko abanenze Morex Kids kuri icyo kintu bakwiye kubikura mu mutwe wabo, kuko Morex Kids igenda yasize tangazo, nubwo iri tangazo ritari mu rurimi rwacu ariyo mpamvu tutabashije kurisobanukirwa. Iri tangazo rero ni iringiri, ndaje turebe, rifite ibice 10 tugiye gusobanura by'ingenzi nyine byari muri ino tangazo. Tugiye kubisobanura byose turebe se harimo ubuhe butumwa muri ino tangazo. Twagiye tubona kuri TikTok turanabirayikinga, gusa ntitwamenye icyo bisobanuye, ndaje bibasobanurire neza. Kubashaka ibikoresho byiza kandi byoroshye kubikoresha kandi binahendutse, haba ibyo mu muryango nyine cyangwa se ko content creator, haba ibyo mu ngendo nk'amashakoshi muri kuyareba aho imbere, y'abagore, iby'abagabo, kogosha tondezi n'izindi mashini, haba microphone, by'umwihariko nyine ibikoresho byinshi cyane wamagara kuri nimero kureba aho ngaho twabikugezaho. Tudatinze rero tugiye guhera ku ahangaha hambere ubundi asobanuye September kuno kwezi nyine igitaramo kizabera, nabwo ndaje bibereke mbibasobanuye nako ubwo ni ukwezi kwa September tariki 14, ahangaha ni saa moya nyine zuzuye nibwo igitaramo kizagitangiye, kizabera hariya muri Armenia. N'aya magambo yose uri kureba ahangaha yanditswe mu kirimi cy'Inya Armenia. Ahangaha rero ku ijambo rya kabiri cyangwa se ku nteruro ya kabiri bisobanuye ngo dukunda cyangwa se dukunda ubundi Armenia. Ahangaha we love Armenia, we love Armenia nyine ahangaha niko bisobanuye ino nteruro ya kabiri, nayisobanuye ngo dukunda Armenia, byose biri mu cya Armenia. Ahangaha gatatu hose ndibwe mbasobanura, gusa naho nta n'ingenzi nyine ubwo ni itsinda rya Morex Kids birasobanutse byo mu Kinyarwanda murayizi. Tugeze hano ku hakana ubundi, ahangaha iyi nteruro ya kane ubundi cyangwa se ijambo rya kane naryo riri mu Cyeremenya nkuko nagiye mbivuga nyine, ariko ahangaha rikuyemo ubundi ni uburyo bw'ubutumire muri rusange nyine, n'igikorwa cyihariye nyine, gusa n'igikorwa cyihariye ntabwo uko ngiye kubisobanura mu bifata uko nguko. Ahangaha rino jambo rya kane ni ubutumire bwihariye muri rusange nyine, gusa ku gikorwa cyihariye. Twakomeje hano ku nteruro ya gatanu. Interuro ya gatanu rero ni igikorwa cyo kwishimira mu buryo bwihariye amasaha ari imbere y'urugendo nyine. Ahangaha muri kubona ko ni interuro nyine ni ibintu bigoye cyane nyine. Harimo ikimenyetso nyine cy'indege muri kukireba aho ngaho, bivuze ko bishobora kuba urugendo rw'indege cyangwa se igitaramo hanze y'igihugu. Aho ngaho nyine muri kureba iyo ndege muri kuyireba aho ngaho bishobora kuvuga ubundi ahangaha hatangira avuga ati ni igikorwa cyo kwishimira mu buryo bwihariye amasaha ari imbere y'urugendo, niko bari kutubwira ahangaha. Gusa ntabwo twabyita, nta nubwo twari tubizi twari kubyitaho twarabyishimira, gusa ahangaha batubwira ko bari mu gikorwa cy'urugendo. Noneho hano hasi harimo indege, nawe muri kureba ikimenyetso cy'indege, bivuze ko bishobora kuba urugendo ruri mu ndege nyine, bashobora kuzakoresha indege cyangwa se bikabera hanze y'igihugu. Tugeze ku wa gatatu rero ariho handitse Amo Events Planning muri kuhareba. Iri ni izina ubundi ry'ikigo gitegura ibitaramo, nicyo igitaramo bagiye kuzajyamo cyangwa se bagiyemo. Iri ni izina ry'icyo kigo gitegura ibyo bitaramo nyine, bakitwa Amo Event Planning. Twakomeje rero ku indi nteruro ya karindwi yita Dutch Travel. Iyi Dutch Travel mwarayibonye, gusa ndagira mbabwire ko iki ngiki ni ikigo gishinzwe noneho ingendo, cyashoboraga kuba cyategura urugendo rw'aba bana nyine, nicyo cyari gishinzwe gutegura urugendo rw'abano bana kugenda no kugaruka. Byagiye bikorwa na kino kigo cyitwa Dutch Travel. Noneho tugeze hano ku kamunani ariko kanditseho ngo for ticket tercel warrant. Akangaka mwabashe no gusobanukirwa ko ibi ngibi nyine ni ubutumwa ku buryo bwo kugura amatike hifashishijwe iyi ngiyi kampani ya tercel warrant nyine, n'ikoranabuhanga ryo kwishyura muri Armenia. Ubwo ngubwo abantu babishatse baguze aya matike nabo bajya kwirebera, ari Abanyarwanda ari abaki bose baguze aya matike bazareba kino gitaramo, cyangwa se ni igitaramo ubundi kizabera aho ngaho muri Armenia. Icyacyenda rero muri kureba kararo base Morex Kids official rimwe. Iri ngiri ni konti ya TikTok y'iri tsinda rya Morex Kids, murarizi cyane n'ubundi, cyangwa no kuri Instagram hose wagiye ukababona ukoresheje iyi konti, ukoresha rubaze nyine Morex Kids official rimwe. Okay, twakomeje hano
ku cya 10 aricyo aya mafoto none muri kureba angaya bano bana. Aya mafoto ubundi aranga muri kureba afite uburanga nyine cyangwa se ari kwerekana uniform zisa kandi zisa neza nyine, bishatse kugaragaza ko ari igitaramo gikomeye kandi kihariye. Ubwo ngubwo rero tutazacikwa, abantu bazajyayo ni byiza, n'abatazajyayo tuzabirebera anga bazabyerekana, kuko Morex Kids yamaze gukora ikintu bita 50 days. Yes, the 50 days bamaze kwerekana 2 days. Ubu wasanga no muri iyi minsi yindi isigaye bazatwerekana icyo gitaramo. Ndabakunda cyane rero, kugenda kwa subscribe, n'amungu wanyu iradukunda ziva. Ciao ciao.